Okay guys, ngwaye ikaze kuri channel yanjye ya Tutegeke, nezere ko umeze neza. Wowe wamaze no gukanda subscribe kuri channel yacu, wamaze no kwinjira umuryango wacu mugari. Iyi channel group yacu ya WhatsApp urayisanga muri comment ya mbere, niho link iri hamwe na link yo kugira ukore aka platform. Nkuko bisanzwe rero hano uzana udu platform tukiri dushasha, akangaka wagakora washiramo amafaranga yawe bitanu gusa ngira ngo urabona yuko nagatangiye ejo, ariko reba amafaranga amaze kubikuzamo. Kubikuzamo ibihumbi 26 uyu munsi, dore nakoreye ibihumbi 4900. Ngira ngo urabona yuko akanaga platform kameze neza, nawe wakora mu gihe nurenze uyu munsi. Ikintu nakubwira cyo nushaka utagakora kuko inyungu nyinshi ziraba zagucitse. Kugira ngo rero bitagucika, ibintu byose ubisangira muri groupe yacu, udu platform dushasha dusanga muri groupe yacu ya WhatsApp. Akangaka link yo kwandikisha urayisanga muri comment ya mbere. Nuzwa kandi ngo igicuruzwa, hari ibicuruzwa byinshi ugenda ugura, ni ibicuruzwa byinshi ugenda ugura. Ngira ngo urabona, reba nkangaha, urabona yuko ni ibicuruzwa byinshi bigiye birimo. Hari ibihumbi 5, ibihumbi 10. Ugura igicuruzwa ushaka bitewe n'amafaranga ufite. Ngira ngo urabona yuko ngewe igicuruzwa cyanjye naguze cya 5, ariko maze kubikuza muri 26 twari nagatangiye ejo. Urabona dore ni iki n'iki naguze. Urabona yuko igicuruzwa kijyaho bitewe n'isaha waguriye product. Amasaha 24 yarangiye, niba wayikuze saa 2 na n'ubundi urahita ubona inyungu. Urabona ko maze gukoreramo inyungu y'igihumbi, nibwo kagitangira. Wowe wahita ugakora, nta birenze wagakora rwose, ntabwo kamaze igihe, katangiye ejo gusa. Ubundi ugatangira gukoreramo amafaranga muri iyi platform. None ngiye kukwereka uburyo bwinshi ugenda winjiza. Dore ahangaha iyo uzwa kana ngo kwiyandikisha buri munsi uhabwa bonus. Urabona yuko ni nkanda hano kwiyandikisha. Bako uyu munsi namaze kwiyandikisha, reba mpise mbona igitano kandi hari 100. Senkani ya buri munsi ya fofuri. Niyo none akarusho, ikimara kwiyandikisha uhabwa ibihumbi 2500 ukahita yabikura kuri mobile money yawe, ukahita uyasangaho. Iyo ugiye kubibikura uraza hano, ndaberekana transaction y'amafaranga nagiye nkoreramo mbikuza. Urabona giye maze kubikuza mu kanya amafaranga yisangeraho. Iyo ugiye kubikuza uraza hano ugashiramo umubare w'amafaranga. Neneho iyo ugiye guhitamo banki yawe, ubwo nyine ni nimero uba ugiye gushiramo urabikurizaho amafaranga yawe. Uwituza ugakanda hano kuri ongeraho. Imaze gukanda hano kuri ongeraho, hano hejuru bakubwira ngo hitamo banki. Umaze guhitamo, abari MTN na Airtel uhitamo iyo ushaka. Niba ari MTN ugahitamo hangaho, ugashiramo amazina yawe, hano ugashiramo nimero yawe telefone, ubundi ugahita ukanda hano ngo ongeraho. Iyo umaze gukanda ongeraho, banki yawe ihitijamo, ukongera ugakanda no kuri banki. Noneho ukahita uza ukemeza ahangaha kuri nimero kuri banki yawe ushaka kubikurizaho. Niba ari aha ukabibikurizaho ukahakanda. Kugira ngo urabona yuko banki yacu yahise nimero za telefone zahise zijyamo. Hanyuma ukahita ukanda hano hasi ngo ukuramo amafaranga. Noneho ugiye kureba transaction imaze gukora, ndagira ngo ni ibintu byo kubeshya. Reba amafaranga amaze kubikuzamo, naya yose. Urabona ejo dore nabikuyemo 4, mbikuramo 6, mbikuramo 3. Aya yose uyateranyije gahita gahwanamo na bya bihumbi 26 maze gukorera muri platform mu munsi umwe gusa. Nawe aya mafaranga wayakorera. Link yo kwandikisha wayisanga aho ngaho muri description. Nawe utangira aka platform uguremo igicuruzwa, niyo cyaba ari cyamba cy'ibihumbi 5, hanyuma ukahita uhabwa bonus y'ibihumbi 2500 ukahita yabikuzaho. Ukumva ko ntago wahomba yawe, wowe inyungu urayunguka. Ugize ikibazo kuri platform wanyandikira, link urayisanga aho ngaho muri comment ya mbere.